Aya ni amategeko 10 y'urukundo ukwiye kubahiriza niba wifuza kuzagira urukundo rwiza cyane. Itegeko rya mbere: ntuzahendahendere umuntu kugukunda cyangwa se kukwitaho. Bigira agaciro iyo nyiri kubikora bimwiviriye ku mutima. By'umwihariko urubyiruko rwishi iri tegeko rikunze kubagonga cyane. Ugasanga kunza umuntu ndetse aranabimubwiye, ariko mu gihe bibwiye umuntu agasanga umuntu nta gahunda yarafite yo kumukunda. Ugasanga atangiye kurwana urugamba rwo kumwingingira kumukunda. My friend, reka nkubwize ukuri, uzabimubwira ko kuzanamwinginga n'igihe yakwemera, ariko ndakubwiza ukuri ko naramuka nemeye ntabwo bizabimurimo. Nuko azabona umuteye impuhwe akaba yavuga ati reka mfe kubimwemera, ariko ntabwo bindi ku mutima. Ikiruta byose rero, niba ukunze umuntu ukabimubwira ukabona ntabwo bimurimo, umureke. Wimwinginga ikindi kandi niba bikwemereye nyuma yaho ukabona ntabwo akwitayeho, nabwo wimwinginga rwose. Uziko bijya bivamo no gusuzugurwa. Reka twikomeze ku itegeko rya kabiri. Ariko niba uri mushyashya kuri YouTube ndakwakiriye. Umuntu mushyashya n'umuntu ubutaraka na subscribe, niba utaraka na subscribe uyikande kugira ngo buri kiganiro cyose gitambutse ngo ubashe kukibona kandi ukibonere ku gihe. Ikindi kandi kangusabe niba wageze anga tukaba turi kumwe mu iki kiganiro, wibuke gukandira like, wibuke kudusigira igitekerezo cyawe hasi muri comment. Ikindi kandi no video niba ikunyuze ube wanayisangiza abandi kugira ngo nabashe kwirahurira ubwenge bugiye butandukanye bukunda gutambukanga ku YouTube channel Rukundo Love Stories. Reka dukomeze n'itegeko rya kabiri, ariko ndabinyinze kugira ngo rwose mujye mugerageza aya mategeko uzayinde niba ushaka kuzabaho neza mu rukundo ndetse no mu buzima busanzwe. Ntuzakora ikosa ryo kubeshya uwo ukunda kugira ngo akunde yishime. Yego, ahubwo ikiruta byose uzagerageza umubwiza ukuri kwayo kose nashaka babari. Hari abasore bazi neza yuko kugira ngo umukobwa bemera uko baba bamubeshye, akaba yamubeshya ngo agira inzu, akaba yamubeshya ngo agira imodoka, akaba yamubeshya buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo uwo mukunzi we akunde yishime cyangwa se akunde amwemere. Ariko yengana amakosa mabi cyane, kuko nyuma yaho hari igihe bigira ingaruka zikomeye cyane. Ni kimwe n'abakobwa rero, nabo hari abakobwa babeshya abasore bakundana, akaba yamubeshya ngo yarize kandi atarize, akamubeshya byinshi cyane kugira ngo umusore akunde amwemere cyangwa se akunde amushimishe cyangwa se akunde yishime. Aya ni amakosa rero akomeye. Itegeko ry'urukundo ritubwira ko atari byiza kuba wabeshya umukunzi we kugira ngo yishime cyangwa se kugira ngo agukunde byanyabyo. Itegeko rya gatatu: ntuzarindire cyangwa se ntuzategereze yuko uwo ukunda akenera yuko umufasha, ahubwo uzamufashe mbere yuko abikenera. Ntabwo ari byiza yuko wabona umukunzi wawe ari mu bibazo bigiye bitandukanye ngo umutererane ukenere kumufasha ariko akubwiye ngo nakomerewe fasha. Oya, ukimara kubona umukunzi wawe atameze neza cyangwa se afite ibibazo bimurenze kandi ufite ubushobozi bwo kubikemura, jya ubikemura atari ngombwa yuko we abikwisabira. Tugende ku itegeko rya kane: ntuzigere wibagirwa umukunzi wawe mu gihe yaguhaye byinshi udashobora kwibagirwa. Igihe ukundana n'umuntu akagira gutya agakora iyo bwabaga akajya gufasha mu bintu bigiye bitandukanye, ariko ugaterera agati mu ryinyo ukabona ko nari ikintu yakoze, iri ni ikosa rikomeye cyane. Itegeko ritubwira ko rero udakwiriye kwibagirwa umukunzi wawe mu gihe hari imirimo yagukoreye wowe utabasha kwibagirwa. Itegeko rya gatanu: ntuzarutisha amafaranga urukundo, kuko hari ibyo urukundo nyarwo rutanga amafaranga adashobora kuba yatanga. Njya mibona ugasanga abantu babiri bakundanye kandi bakundana urukundo rwa nyarwo, ari kumwe muri bo ejo cyangwa se ejo bundi akajya kubona akabona ndaraje afite urukundo, ariko atari urukundo rwa original, ariko ikintu afite cya danger ari amafaranga. Ugahita reka wa mukunzi ufite urukundo rwa nyarwo ugahita ujya kuri wa wundi ufite amafaranga. Ndakubwiza ukuri, hano ubu uguye muri esheke ikomeye cyane. Ejo cyangwa se ejo bundi utangira kubyicuza mu gihe wamaze kubona yuko urukundo rw'amafaranga rutangiye kugenda rukubangamira kandi warasize urukundo rwa nyarwo. Reka twikomere twigendere ku cya gatandatu: ntuzakunda umuntu kubw'impuhwe, ahubwo uzamugirira impuhwe kubw'urukundo. Nkeka iki kintu cyumvise neza cyane. Twikomereze tujye ku cya karindwi: urajye ucyaha uwo ukunda mwiherereye, nimugera ku mugaragaro cyangwa se nimugera mu ruhame umurengere. Rya munani: urajye ushimishwa nuko uwo ukundwa akundwa n'abandi, kuko ni ikimenyetso cy'uko yakurutishije abeshi. Ikibazo nuko muhita mubifuhiramo. Ariko burya no gukunda umuntu ugasanga nta wundi muntu umwemera cyangwa nta wundi muntu wamubwira yuko ari mwiza, nabyo ni ikibazo gikomeye cyane kandi uba ukwiriye gutekerezaho. Ihitiraga, reka tujye ku itegeko rya 9: ntugahamye ko ushimisha uwo ukunda nk'uko bikwiriye, ahubwo uzategereze uzabihamirizwa na nyir'ubwite nyirizina. Irya 10: ntuzigere ugisha inama abandi y'uwo ukwiriye gukunda, ahubwo ikiruta byose uzabagisha inama y'uko uko wamukunda.
Ngayo amategeko nari naguteguriye uyu munsi. Aya mategeko se uyumvise gute? Ese urayubahiriza cyangwa ugiye kuyubahiriza? Twandikira igitekerezo cyawe hasi muri comment. Ikindi kandi ari cyo wifuza ko twazakubwiraho ubutaha nabwo utwandikira hasi muri comment. Ukandike kuri no video. Ikindi kandi niba uri mushyashya urebe niba amaze ukanda subscribe kugira ngo nawe uzajye ubasha kubona ibiganiro bitandukanye bikunze gutambuka ngaho kuri YouTube channel Rukundo Love Stories. Reka ngubwire ngo ngiye mwari muri kumwe na Rukundo Damas. Reka tuze gura mu yindi video iraza gukurikiraho. Bye, ndabakunda cyane.